nongeye kugaruka abantu banjye ngarukanye kaga season k'abanya Australia episode ya kabiri. Igice tugezeho nicyo umugabo aza tontomera cyangwa atera amacakubiri ku bana, ku mugore n'umwana we bari kwifotoreza ku modoka ye. Nuko tugatangiye, mukurikire, comment, like and share. Kandi kugira ngo dukomeze ndagira ngo mbanze mbasabe buri wese akore subscribe kugira ngo dukomeze kwagura iyi channel ya agasobanuye kagezweho. Umusobanuzi ni Thierry mudacikwa mu gasobanuye ijambo ku ijambo naje. Dutangiranye umugore ari gufotora umwana we, ariko nubwo bari kwifotoza ni ku modoka y'uyu mukire. Ibyo ni ibiki murimo? Muri kumva ko bisakeje? Mwese nimumvire ku modoka we n'umwana wawe. Ntago mwemerewe kumfatira amafoto ku modoka. Ibyo ntago mwemerewe gufatiraho amafoto. Ibyo biri gutuma njya mu gihombo. Ibi ni ibiki mwakoze? Ninde wabikoze se? Bwana, ndatekereza atari nje, ari twe twabikoze, ariko nukuri twihanganire, ntabwo ari twe. Munyishyure kubw'ibi mumaze gukora, mumaze kunyangiriza imodoka. Nimumereze amafaranga njye koza imodoka kuko muyisizeho umwanda. Mereze amafaranga. Kanze nyagure. Mwana wanjye ntugire ubwoba. Umugore udufaranga arafite ajye akira. Saya se? Uri gukina nanjye se? Ibi ni ibikize? Aya niyo nzajya ibi bikinisho nibyo nzajya kogeshamo imodoka yanjye. Nukuri ayo niyo yonyine mfite, ndarahiye mu by'ukuri, mbabarira umfashe. Ntaribi ibyo ari byo byose, ariko ubitekerezo wowe n'umwana wawe, aya mahirwe muhuye nabyo. Mwana wanjye ngwino tugende. Pita amakuru yawe. Ntago ndi kubyumva ibyo ngibyo urimo. Kubera iki waparitse hano kandi ugaparika kure? Nukuri nyakubahwa, ndumva twari tugiye kujya mu wundi mujyi, byari byiza. Mr. Gibson, unyihanganire, nukuri mu byo kuri unyihanganire. Ntago ndongera kubikora. Ngaho reka tugende tujye ku biro kandi ntidutinde. Yego tugende. Ibi ni ibiki? Ntago mbizi, ariko birashoboka ko yaba ari uriya mugore n'uriya mwana babikoze, kandi n'uriya mugore n'umwana ntago aribo baba bamennye imodoka, ahubwo imodoka ye wasanga isanganwe ikindi kibazo. Ariko sinzi umuntu wayimennye pe. Nahageze mbere nsanga imeze gutya. Ariko munyihanganira. Ugomba kuyishyura kandi ukayishyura ku mafaranga yawe. Ngiye kwiyitaho kandi nyiteho ku mafaranga yanjye, nta kibazo. Ntago bizongera kuba, nukuri ndagusezeranya. Ndagusezeranya. Ibyo ni ibiki Peter? Ni byiza. Akingurira boss. Boss ubundi yavuze abavuze kandi abakira ifaranga riravuga umwanda ugatumuka. Uyu ni umudriver we. Uyu ni wa mugore twatangiranye yifotozanya n'umwana we, agarutse hano mu biro. Kubera icyo ugarutse hano, ni ibiki uje gukora? Ndi hano kugira ngo nkore interview mu by'ukuri. Interview. We Rebecca, urongeye uri hano?
uyu ni Petero umutwazi wanjye. Nawe afitemo icyicaro hano. Umutwazi wawe ni mwiza. Ni byiza guhura nawe. Ni byiza, ushobora kuba ugumye hano ukongera ugasubiramo. Urakoze bwana. Mujye mureba uyu mugore yaje gusaba akazi, umwana wari mu mvune. Ndatekereza uri umu admin mwiza ngiye gushyiraho. Admin? Yego Peter, uyu niwe ugiye kujya akorana nawe. Niwe mukozi nazanye ugiye kujya akorana nawe muri aka kazi. Komeza umufashe gufasha abagabo bashaje. Ese mu by'ukuri ufite impamyabumenyi kwemerera gukora aka kazi? Mu minsi ishize yari yaje turabicekinga neza, twarabisuzumye rwose arabyemerewe. Wowe Peter uri umutwazi wanjye, ntabwo uri umuntu ukontorora buri kimwe nkora. Rebeka, urakoze kuba waje. Genda utekereze ku kazi kawe ndetse utekereze no ku mushahara. Ndaza kuguhamagara. Urakoze bwana. Ugira umunsi mwiza, ndetse na Peter nawe ugira umunsi mwiza. Bwana, ntabwo ashobora gukora hano. Kubera iki? Ntabwo ni umukobwa w'umukene. Ni byiza cyane, ariko nubwo uri gukina umuntu uzakora inshingano ze neza muri iyi bizinesi, umukozi w'ikirenga cyangwa se umukozi uzarenga abandi mu gukora neza azahabwa umudari. Ariko Mr. Gibson, wanyihanganira ukabanza ukanyumva. Ntabwo agomba gukora hano rwose, umbabarire. Afite umwana kandi hari n'ibibazo byinshi umwana we afite. Ntabwo mbizi, ariko ushobora kuba ubizi. Ntabwo afite umwana pe. Ndabyemeza kandi nanabitekereje ko ntekereza ko ari umukandida. Ni gute afite umwana? Ni umukozi, ariko ntabwo umuntu ufite umwana kandi ari n'umukozi byamujya bimutera ku stress nyinshi mu kazi akanakica. Kandi namwe murabizi mu buzima busanzwe iyo umuntu afite inshingano nyinshi, yaba nk'akazi afite n'umwana, aba agomba kureba umukozi akamufatira umwana, ubundi nawe agakora akazi. Ariko urabona uyu we ni umukene, nta kivurira ni ugufata hirya no hino. Ubundi nyine abakene ni ukwirwanaho. Namwe mu buzima busanzwe murabizi. Baburetse buhagaze hano, ni ibiki bijya mbere? Ndashaka kugusaba imbabazi kubw'imyitwarire mibi nakugaragarije mu gitondo. Nagiye mubaza ibibazo bitandukanye kandi bitandeba muri interview yawe. Ntaribi, gusaba imbabazi kwawe kwemewe. Nshobora kugenda. Wapi baburetse kugenda. Ndabyemera ko ibyo nakoze byose ari bibi kandi nkaba nabikoze nabi, ariko ndagira ngo ubimbabarire ubundi tugendane neza. Kandi ndaza kukubwirira Mr. Gibson amagambo meza azatuma akwemera. Banza unyumve, uri kunyinisha. Kandi ndaza kukwereka imodoka ya Mr. Gibson. Urakoze. Dushobora gufatana ifoto. Dushobora gufatana ifoto mubyeyi.
nkakwereka uburyo umubyeyi w'umugore atwara imodoka. Reka dufate ifoto. Reka dufate ifoto muri fone yanjye, ubundi niturangiza turafata ifoto muri fone yawe. Nibyo koko se nibyo. Abagore bahinduka vuba, uramubwira ikintu akaba yemeye kandi wari uri kumugirira nabi bwa mbere. Yego, afata posteri. Iyi ni imodoka yanjye kandi ndishimye cyane. Petero we yabanje kujya mu tuntu n'utundi, arabanza areba ni ibiki bijya mbere muri iyi fone y'uyu mudamu. Ni ibiki uri gukora byinshi? Ntari ibi. Urakoze. Ibi birahagije. Bo buretse. Ahangaha mafite adresi. Iki ni igiki? Aha, iyi ni adresi igaragaza aho amamodoka bayogereza na serivisi zindi z'amamodoka, nka kuri ujya gutega Nyabugogo cyangwa ku Kinamba. Yamuhaye adresi yaho kuko imodoka ye urabona ifite umwanda, kandi birashoboka ko yaba atanazi adresi yaho hantu. Abantu bake nibo bazi iyi adresi, ariko nawe ushobora kuyikoresha kandi niyo nziza mu mujyi wose. Wamfashije nanjye reka nkufashe. Wow, urakoze. Urakoze. Kandi muri rusange ndabona ufite akamodoka keza. Ni akamodoka keza pe. Ndabona gasa nka kakandi ka mbere tu. Imeze nk'imwe twari turiho ujyagiye Kevin ahari. Mu buryo bwose wakoze ku byo wavuze kandi no ku byo wakora umwana wanjye wakoze pe. Kandi ubu ngubu ndi umubyeyi umwe. Biragoye kandi byari binkomereye gushaka akazi. Ariko ni ibiki byabaye ku modoka se? Kevin wa mwana wanjye ararwaye kandi bikomeye. Nagiye kumugurira imiti. Ayo niyo mafaranga nishyuye. Abitekerezaho. Ariko ubu ngubu ndatekereza ameze neza. Hafi ya nabyo ariko tu ameze neza. Ubu ngubu nagiye kugura therapy and rehabilitation. Iyi ni imiti baguha igufasha kukorohereza indwara ndetse ikanakuvura mu buryo ukira, ndetse ubundi tugereranyije rehabilitation ni nko kondora umuntu. Ariko kuko nabonye aka kazi, buri kimwe cyose kigiye kuba cyiza. Buri kimwe cyose kigiye kuba cyiza pe. Nibyo. Mr. Gibson yamaze kumamagara. Arambwiye ngo ninsubireyo. Ambwira yuko ngomba gusubiraho rwose. Banza unyumve. Ntago ugomba gusubirayo. Kubera iki ntagomba gusubirayo? Mu gihe nazaga, Mr. Gibson yarari muri mood mbi cyane kandi ameze nabi. Ntago rero wahita ujyaho nona. Ariko aramamagaye ngo ninsubireyo, kandi uri kumva ntago natangira kumusuzugura nona. Si byose, ngwino tujyane. Ngwino tujyane. Kubera icyo wavuze ku by'umwana?
Bwana, ushobora kugira icyo uvuga ariko ceceka aho ngaho, ntabwo ari wowe turi kuganira. Bwana, munyihanganire kuko mfite umwana kandi uwo mwana ararembye cyane mu buryo bushoboka. Nagiye kumushakira imiti ariko n'ubu kuko nta kazi ndabona ndacyashakisha. Iyo niyo mpamvu yatumye nza kugusaba akazi. Mbabarira, umpa amahirwe rimwe ngerageze, mbabarira. Bwana, mbabarira umpe amahirwe, ihirwe rimwe ryonyine, ihirwe rimwe. Yego, urabyemerewe ubu ngubu amahirwe, ubu wemerewe kuba umukozi muri bizinesi yacu. Niba icyo uvuze? Peter cyagiye yafashe amafoto arayohereza, ariko namenye ko ari bwo buryo bwiza. Niyo mpamvu ngiye kujyana kukugira ukaba admin wa branch zacu zose. Uzahinduka director wa branch imwe muri branch zacu. Yego. Kubera iki bwana? Ndashaka gukura abantu bamwe bari mu cyiciro kimwe nk'icyawe, abantu bari mu cyiciro cy'abakene bakava ku cyiciro cy'abakene bakajya ku cyiciro cy'abakire. Abantu bameze nkawe bagomba kujya nabo bajya bakora akazi ubundi bagahinduka bakaba bakire bakifasha. Ndashaka ko muba smart kandi ukaba umukobwa mwiza, ukaba manager uzajya upostinga muri branch yacu. Iri mu majyaruguru, muri northwest, mu burengerazuba bw'amajyaruguru. Mu burengerazuba bw'amajyaruguru iyo branch ndatekereza ifite ibibazo byinshi. Iri ni itangazo ndibuze gutanga, ndaza kuritanga ejo hakurikiyeho, nibwo nzaritanga nkaritanga mu bitangazamakuru bose bakabimenya. Uri kubyumva ute se bwana? Ibi ndumva rwose bitangaje kandi birashoboka. Ntago mfite experience cyangwa se ntago nshoboye gukora aka kazi muri kuma, ntago ariko mfite impamyabumenyi. Nibyo, reka mushobora gufata undi muntu akaba ari we uza akabigaragaza cyangwa se akaba ari uhakora. Ni ukuri pe, birashoboka ko byazaba. Wongere ubitekerezeho kandi wongere ufate undi mwanzuro. Uyu ni wo mushahara duhemba abamanager bo muri branch yacu. Ariko aratangara. Akira uyu mushahara w'umuhereza, ugende witunganye, witowe n'umwana wawe, ndetse ufate igihe mubeho neza muserebura kuko wabonye akazi kandi mwishimishe, uganirize n'umwana wawe. Aya mafaranga azamufasha kongera kugaruka wa mwana wawe abe muzima. Yego boss, urakoze. Urakoze. Nago nzi buri kimwe ariko urakoze kuba mfashije. Urakoze. Nako mwese murakoze. Murakoze, tuzabona nejo. Okay. Northwest, amajyaruguru y'uburengerazuba, ni banke iri mu busa, nta kintu na kimwe kirimo. Ariko harimo ibibazo byinshi kandi bishobora gukemuka.
iyi ni plan yanjye Petero, ntukajye ubyivangamo. Yego, mu majyaruguru y'uburengerazuba kuri rya shami rifite amadeni menshi. Ndashaka yuko ibi bitaba inshingano zanjye. Ntago nzi ninde wayizamuye cyangwa ninde wamfashije, ariko ubu ngubu uyu mukobwa w'umukene afite ibibazo byinshi. Ibi ni ibibazo kandi biragoye. Mwibutsa ko aka gafilime nuko karangiye, umusobanuzi ni Thierry Mudacikwa n'ijambo mugasobanuye. Aha ni kugasobanuye kagezweho. Mwibutsa gukora subscribe kugira ngo dukomeze twagure iyi channel. Muntu ukeneye kwamamaza rero wa nomero ni 073 26 45 iyo niyo nomero ya WhatsApp, kandi ni nayo nomero iri muri momo mwohereza agafaranga mw'abantu mwe. Agafilime mba nakabahaye, byose mba nabikoze. Murakoze kuba murebye video mukayirangiza, munayisharinge ku nshuti zanyu. Mbabwira ngo season ikomeze baryahere nakubutaha. Ciao ciao.